Umusore yavuye ku kigo yigagaho arakarasa ajya ku kindi kigo. Agezeyo ikintu cyamutangaje no kubona umwarimu wari ugiye kubigisha. Yari umukobwa mwiza, ateye neza, muremure w'igihagara ufite imisatsi myiza. Umwana w'umusore aho kugira ngo arebe kurikira ibyo mwarimu amubwira ahubwo akarangara agatangira kwirebera mwarimu. Yahindukira arimo arandika kuri taburo yahamagara ibyo byishimo byo kuko yumvaga ashaka kwirebera uwo mukobwa ikimero cye n'ukuntu ateye. Mu gutaha nta kindi kintu yakoze, yatangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga kuko umwarimu yaraje bwari ubwa mbere, yaratangiye kwigisha. Cyari igihembwe gitangira, umunyeshuri avuye ku kindi kigo yivuga amazina ku bantu bari bashyashya kuko se wari uje ku icyo kigo mushyashya. Umwarimu yivuga amazina yandika ku kibaho. Umwana icyo yakoze yaratashye ajya ku mbuga nkoranyambaga kuri TikTok, Instagram, ahantu hariho hose, kuri Facebook, atangira gusacinga umwarimu amazina ngo arebe ko yaba kuba Instagram. Kubw'amahirwe amusanga Instagram. Uti byagenze bite? Umwana amaze kugera ku Instagram, amaze gustokinga umukobwa, arebye udufoto yapostinze kera, amaposti ya kera n'ama stories nyine bayashyiraho kuri Instagram kugira ngo abantu mukoresha urwo rubuga. Murabizi ko itubona ko umuntu ari account ye cyangwa yaba ari kubeshya, ahita abona kariye. Atangiye ngo ajye kumwandikira musanga inbox, ahita avuga ati ibi ntago byaba ari byo. Yahita amenya, aravuga ati ngomba gukoresha buryo ki tugomba kubanza guca tukaganira ataramenya, kuko of course urabyumva ko umwarimu akibonda kumenya ko ari umunyeshuri uri kumwandikirana ibiganiro bita bihinduka. Nawe urabizi ubaye uri mwarimu ukamenya ko umwe mu banyeshuri bawe bari kukwandikira, utangira no kumbaza se ni ikibazo cya devoir, ni ibibazo nakubajije utamenye, utangira kumuganiriza ibintu by'akazi kuko nicyo kibahuza. Of course ugomba ku maintain your respect, icyubahiro cyo ugomba kuba gifite. Umwana atekereje gutya aravuga ati ntabwo ibintu byaza guhita bikunda, ahubwo ngomba gushaka uburyo ki ngomba kumwandikira mu buryo buri anonymous, mu buryo atari buze kumenya umuntu uwo ari we, cyangwa se ahubwo nkoresha indi shusho y'undi muntu. Umusore ntibyatinze yabigenje uko ngo atangira kwandikira umukobwa birasanzwe, amwandikira aramusubiza, batangira kwandikirana. Ariko umusore bitewe n'ukuntu nawe yari nyarigenge azi no gukoresha chat ndetse afite n'amagambo aryoshye, umukobwa atangira kugwamo, atangira kumva urukundo rwabaye nyarwo, atangira kumva urukundo arurimo n'uwo muntu atazi, akatangira kurana amajoro amubwira ati ndumva nanjye ntazi ukuntu bimeze. Kwa kundi uchatinga n'umuntu, ngira ngo namwe murabizi abantu babaye mu rukundo, hari igihe uganira n'umuntu kuri chat ukajya wisetsa nijoro cyangwa se ukajya wumva utuntu tukwiruka mu biro utabizi. Mbese bitewe na chat bagiranaga byari bimeze neza cyane ku buryo umukobwa yatangiye kuvuga ati you know what, please washigerageza buryo ki wamu dufoto twawe nkakubona basi nkamenya who am I talking to, who am I texting to, ndi kwandikira ndi kuvugana nande. Umusore nawe wabonye ko umukobwa atangiye kugumeza mwaka amafoto kenshi cyane, aravuga ati ntago ibintu nzabibeshye igihe kinini. Urumva of course ari kuntu umuntu ashaka kwaka ifoto n'umunsi ukamubwira ati ndi gukoresha computer cyangwa se ntago ndahantu ameze neza, sinkunda kwifotoza amafoto ari kuri flash, amafoto y'icyo ukamubika ibintu byinshi cyane ko ntago ibyo bintu ushaka kubikora igihe kinini. Yatangiye kumuhereza amafoto y'undi muntu. Ubwo umusore yagiye gushaka ifoto y'undi muntu abona wa meetinga n'uwo mukobwa. Yeah, of course ndabizi neza buri muntu wari wese azi level ye. Ndabizi ko ushobora kureba umukobwa atavuga ati umukobwa ntago ari type yanjye. Ibyo bisobanura kuzi level yawe. Urabizi ko urwego rwawe nyine rudahura n'urwo muntu. Sinshatse kuvuga ko umuntu yaba kurenze cyangwa kuri hasi, ariko icyiza nuko wabonye ko umuntu wowe nawe bitajyana. Iyo umuntu rero ubona ko wowe nawe bitajyana, hari ureba akabona byajyana nawe. Uwo musore yaragiye ajya gushaka umusore ubona yahura na mwarimu atazi yaza guhita yemera, amushyira profile, amwohereza amafoto. Ibaze ko uwo musore yakoresheje iyo bwabaga akajya kureba n'uwo musore. Umukobwa yashatse kuvuga ati reka tuvugane video call, ashijya gushaka uwo musore arahari ariko ntavuge, kubera ko ikosa ryari kubaho nuko uwo musore bashyize kuri profile yari kuvuga ijambo rimwe, kubera ko byari kuba bitandukanye. Murabizi kuri Instagram umuntu araguhamagara voice call, akaguhamagara mukavugana, yarasanzwe avugana na mwarimu akaza nk'uhindurijwe ariko ku buryo umwarimu atazamenya ko ari wa munyeshuri we. Rero wa musore yamwoherereje amafoto yiwe yari yarahimbye, ntabwo yari gutuma avuga kuko iyo ajya kuvuga amajwi yari kuba atandukanye, ahubwo ambwira ko afite ibibazo bitari kubasha gukora. Ariko umwarimu akavuga ati nta kibazo ahubwo tuzahura. Yari yaramubeshye ko ari mu mahanga batari mu gihugu kimwe. Ubwo nkuko bisanzwe ku ishuri ho bahuraga bisanzwe bakaganira, mwarimu akabaza umunyeshuri bimeze bite, umunyeshuri nawe akamusubiza bisanzwe mu ishuri, cyane cyane ko hari igihe bamaraga n'umwanya batavuganye, ariko kuko umunyeshuri yarazi ibyo yakoraga ntabwo ijisho ryavaga kuri mwarimu. Umunyeshuri ubwo yatangiye kujya yitoratoza kuri mwarimu, akajya amubwira ati mwari waretse ngo utwaze isakoshi. Urumva umwarimu ukuntu yabaga yaje yatinze, urabona abanyeshuri nibo banza kugera muri class, hanyuma umwarimu akaza nyuma akaza kumubwira ati mwari waretse ngo gutwaza ku isakoshi kugeza mu ishuri, cyangwa se baba basohotse n'ubundi akabigenza uko. Ibyo byose umwarimu we yagiraga ko ari urukundo cyangwa se no kubaha k'umunyeshuri. Rimwe na rimwe akamuhereza isakoshi akavuga ati okay
ushaka kuntwaza akira ngaho ntwaza akayimuhereza akayitwara batangira kugenda nyine bamenyerana urumva ko umwana ariko agenda muganira nabwo ugenda ukiramo akantu uvuga ati umwana se ko ndeba komeje kuza ambaza utuntu twinshi biti ariko ntabwo umwarimu yari yaratekereje ko uwo mwana uhora uza mwitora toza imbere amureba imbere amucunga amwitegereza cyane yaba ari we bacata ku ishuri. Umunsi umwe mwarimu atashye ageze mu rugo kuko hari undi mukobwa babanaga wari umuganga aravuga ati ntuzi wa musore tujye dukunda kuvugana tutari twahura dufitanye gahunda yo kuzahura. Umukobwa w'umuganga ati yego, ati hari umuhungu ku ishuri njya numva bajya kuvuga kimwe, ati kano kana ko ku ishuri ati mbona kanyegera. Arangije umukobwa w'umuganga aramubwira ati aba bana bo ku ishuri bameze nk'abasazi, aba bana bo ku ishuri ryanyu ushobora no gushiduka atangiye kukubwira utuntu tutari twiza si nko kubimenyereza. Ariko umukobwa ntiyatekerezaga ko umusore ashobora kugira audacity yo kumva ko ashobora gufata icyemezo cyo kuza agatereta mwarimu, ntabwo yabitekerezaga, yumvaga bafite ahantu somehow similar, mbese ntiyanavugaga yuko ahubwo yaba muzi bavuga kimwe, ahubwo aravuga ati hari akana bita runaka k'aganyeshuri hari ukuntu kaza kanyegera tuvugana amagambo nkumva hagira ngo hari ahantu nkazi, mbese ko kundi gutekereza muvuga ati uyu mwarimu umunyeshuri ntiyakora bino bintu ndabizi neza ko atabitinyuka, nta nubwo bishoboka nuko byabaho. Akavuga ati ndumva wagira ngo hari ahantu muzi, kumbi wa munyeshuri niwe barara ijoro bavugana, niwe barara bahana ama promises, niwe barara bahana utubizu, niwe barara bakora twa tuntu twose tw'abantu bakundana. Mbaza ngo byagenze biti, ndacyakubwira inkuru, ikiza nuko wakora subscribe ugakora na share, kuko inkuru niba ikuryoheye niba ari nziza icyo ugomba kwisangiza abantu ukabwira abantu bakayumva kugira ngo turusheho kuryoherwa. Kora subscribe kandi wandike muri comment niba hari ikintu ushobora kuba twahindura cyangwa se twakora kugira ngo birusheho kugenda neza. Ikindi kisumbe ku bindi bintu nakubwira kuri uwo musore rero, yari umwana wo mu bakire. Mvuze ngo iki, yari umwana wo mu bakire, yari afite inote pe. Tekereza umwana wazaga kwiga ari mu modoka ye nziza cyane, atari imodoka mbi, imodoka nziza cyane nk'uko ushobora kugenda ugafata Texel cyangwa se ugafata VW. Abantu bazi ubwoko bwo mu modoka ngira ngo izo modoka murazumva, ni imodoka zihenze cyane, izo modoka ziri ku mamiliyoni hejuru za 80 gutyo. Umunsi umwe atashye urumva mwarimu yatekerezaga taxi driver we aza kumutwara, hanyuma umwarimu wa mwana kwa kwitora toza kuri mwarimu aramubwira ati ese uhaguha rifutse tugatahana nkagugeza mu rugo nta kibazo. Umukobwa umwarimu aravuga ati hoya nta kibazo, negereje umuntu wangiza kuntwara kandi urakoze, ntago ari ngombwa abaraje kuntwara. Umusore avuga ati ariko nta kibazo nagutwara nta kibazo. Aravuga ati ubundi si imodoka yanjye wari gukazajya uyitwarira. Umwarimu araseka kuko yatekereza ko rwaba rurwenya bari kuvuga, ariko biba mu kanya driver nawe yarahageze ahita aza umukobwa yinjiramo. Ubwo ko kanya turi kuvugana nanone kandi wa musore yari yatse igikapu mwarimu, aravuga ati reka njye gutwaza isakoshi nta kibazo. Umwarimu nawe akagira ngo ni cya cyubahiro wa munyeshuri ari guhereza mwarimu. Mu taxi driver baraje amushyize mu modoka baragiye, bikomeza gutyo inkuru iracyakomeje. Bageze mu rugo urumva bari bamaze gutaha, wa musore ikintu yakoze yamuhamagaye kuri ya nimero bisanzwe. Mbese urumva umukobwa w'umwarimu yataga mu rugo akaba expectinga yuko nyine shire wari buze kumuvugisha. Aramuhamagara aramubwira ati you know what, sohoka hanze gatoya, kuko bari baravuganye yaranamubwiye ahantu atuye. Asohotse gato asanga brand new car, imodoka nshyashya nziza yambaye samplak. Bisobanura iki? Yari itaragerwamo n'umuntu n'umwe, mbese ni ukuvuga ngo bari bayizanye ku kanya, yari 0 km, yari itaragenda ahantu hangana nk'ikilometero. Umukobwa aravuga ati wait, unyohereje imodoka se? Umusore aramubwira ati ya nkohereje imodoka, ati numvishe mu bintu story umbwira utambwira ko ufite imodoka, ati kandi ushobora kuba struggling no gutaha imodoka, ushobora kuyikoresha mu bikorwa bisanzwe. Urabizi neza ko wa munyeshuri ari wari ubizi neza ko yabonye ko mwarimu ajya sigara abanyeshuri bose batashye ategereje taxi driver we kaza kumutwara. Yaratashye itamugurira imodoka. Nabanje kubabwira ko wa mwana yari umukire, yari umwana wo mu bakire, afite ubutunzi. Ibi byose ndaza kubisobanura n'ukuntu bari ameze n'impamvu y'ubwo bukire nawe yari yarabukuye. Arangije amuhereza imodoka, umukobwa arasara arumirwa, hamagara mushuti w'umuganga babanaga na kwabwiye haruguru, haraza baraserebura avuga ati ibintu ntabwo bibaho. Mu gitondo cya kare aje ku ishuri yaje muri imodoka. Wa musore aramwitegereza ukuntu umukobwa ari excited kuko ari kwigisha yishimye. Harangije aravuga ati mu isomo riri hagati ati umuntu uzatsinda agarusha abandi banyeshuri bose njye nawe tuzasohokana. Tekereza ibyo wa munyeshuri yahise yibwira. Tuzahurire mu gice cy'ubutaha. Ciao ndabakunda cyane. Andika niba ushaka ko dushyira igice cya kabiri, wandike ngo next
I'll be back mbahane next part neza dukora entertainment ibintu birushaho kugenda neza mbaha story ukuntu imeze neza kandi ku kandi icyo twahindura you can tell me mbwire kabisa byagenda neza kurushaho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, make sure you subscribe here kugira ngo iyi video niza gucika cyane n'ibindi biganiro tujye kujya dusoro hano ntibizagucike. Komeza kubwereza rero, ndabakunda cyane. Bye.